kujyanye kure hadashoboka nta n'umwana w'umuntu ari kuhahura Jean-Pierre Clementine ndamuzi nagaruka akwiye kuba ari ahantu nk'aho nawe nabonye izabamo ese mama Sandra ko ndeba utangaye Manda wenda gushimye Mana ndagushimye ariko mama Sandra none ibyishimo byakurenze byandenze nyine byanyuzuye aha ni kwa Clementine yes Clementine karame niwe duherukana mu kiganiro warakubiswe Imana yankuye habi nari ndushye nari ndemerewe Mana ndagushimye wa haleluya Imana ntawe utakora umuntu ikaze nshuti bakunzi rero b'Imfura TV turakunda cyane umunsi wone ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi twasuye Clementine Fisi ninde kuzanye hano Mama Sandra Mama Sandra nawe ari hano baza muzuze waje Mama Sandra muraho neza mama oya nta rya Yesu ni karibu Clementine twagutuguye okay nari nyikubwira ko iyi ni Imfura TV kuya kore subscribe ukoreshe ya like comment tugira tukomeza twibanire umunsi wundi uyu munsi rero twageze kwa Clementine meze neza cyane murabibona ahubwo reka ndenze imye televiziyo tuganire na Stade de Range oya televiziyo yihorera nta kibazo ubwo gabanyamajwi tuganirize ni karibu Mama Sandra ni karibu rwose Mana ishimwe pe amakuru yanyu amakuru ni meza Yesu we Mama Sandra cyane ari gukumbuye Imana yangiriye neza Mama Sandra Yesu we Mana urabyibuka Mama Sandra urabyibuka Imana yangiriye neza umubyeyi we ariko nukuri Imana ntayitakura umuntu nta na hamwe pe reka tubanze dusenge Imana y'amahoro Imana ikura ku cyavuga itazanye n'ibikomangoma Imana irema ijambo kandi ukarihagararaho Kristo aka kanya inshuti yanjye Mama Sandra aransuye twararuhanye twasangiye ubusa twarasenganye Kristo nukuri Imana njya mbyibuka cyane yajyaga mpa imyenda yo kwambara Uwiteka Nyiringabo Imana ndabyibutse hari ubwo abana banjye babaga benda kuburara Mama Sandra akangaburira Kristo musabiye umugisha aka kanya keza baransuye kandi Imana baje ari abashyitsi b'umugisha Uwiteka wenda senze kugira ngo cyangwa yitwa Imfura TV ukomeze data wihagarareho abantu bose bayikurikirana bakomeze ubaha umugisha kandi ujye ubibutsa gukora icyo bagomba gukora Uwiteka we Mana peace nawe ndamushimiye Mana we barantunguye kandi nukuri barantunguye ariko nta nubwo bantunguye kuko nawe tuzi kuzaza dutunguye wari uri bari mu migambi wawe wari ubizi ko bari buture bana nabo rero nanjye ubana nanjye ibiganiro tugiye kuganira bibi by'umumaro Kristo ukomeze uduhe ubwenge kandi ukomeze utwibutse kera hacu hashize kandi ujye uduha gushima mu izina ryawe tubyizeye amen Mama Sandra wamubonye namubonye Kereri wacu amen ibuka ariko byabi Imana ishimwe yego n'abatabizi babone ko Imana ibaho maze Mama Sandra atabyibuka Clementine pe ntago abyibuka none se iriya furati ni yawe ntago abyibuka pe iriya furati ni yawe ntabwo Mama Sandra arabyibuka Mama Sandra ntabwo ubyibuka Mana yagize neza nari nshonje nari nambaye ubusa Mama Sandra yabanye nanjye Mama Sandra yarangaburiye Mama Sandra yamenyeye abana Mama Sandra ntabwo ubyibuka ndagushimiye inshuti nziza uri inshuti nziza kandi Imana yangiriye neza nawe yakwibuka Imana yampaye iyi nzu ikambira byose ureba nawe yakwibuka hari n'abandi bakurikirana Imfura TV ndababwiye ngo Imana yabibuka nari nciriritse nari ndi hasi nari ndushye nari ndemerewe njyewe Clementine ariko Mama Sandra Imana yarabikoze peace Imana yarabikoze nabibonye ndabakiriye ni karibu hano kwa Clementine kandi n'abantu bakurikirana Imfura TV Imana irashoboye Imana dusenga irashoboye Imana ifite imbaraga musome muri Luka ibice byabo 7:11 kugeza 15 mwumva ukuntu Imana yazuye umwana w'umupfakazi
haleluya amasanda imana isura abapfuye amina amasanda imana yambika abari bambaye ubusa imana igaburira abari bashonje haleluya kwisi nawe imana igaburira abari bashonje imana nishimwe shimwe cyane murakoze njyewe rero ndi kwisekera sibyo ubusanzwe murabizi ko nkunda kwisekera mama Sandra ikigaragara cyo Kerere wawe uramuzi imana yaramufashe ntiyapfa urabyibuka ariko njyemererwa gukorana ikiganiro namwe nabasuye ahantu ibindi imana irabikora yego umva wahabonye kwa Kerere ariko gishoro cya mbere mama Sandra nanjye nagize ubwoba yego uzi ko utamenya ko ari kwa Kerere imana yarabikoze pe nanjye hari igihe ndeba gusa ntabwo ntungurwa se amarira ufite yemeruka ufite amarira y'agahinda sibyo nta amarira yakureza ari ibyishimo hari igihe mbivuga nkabibwira abana nkabiganira n'umugabo nkumva mbuze ukuntu mvuga imana amasanda imana irasezerana igasohoza imana yacu ntabwo ibeshya imana itandukanye n'abantu imana iravuga ijambo ikarihagararaho wari ubizi imana tujye kwinambaho ni ukuri tuyigirire icyizere cyane rwose ni ukuri nabibonye imana yacu tuyigirire icyizere cyane haleluya amena mumpe umwanya rero nanjye ariko Clementine wagira uvuga imana ariko nanone mbabarira gusa ndabanezerewe kandi ndabakiriye mu izina rya haleluya amena imana ibamugisha pe turabakiriye n'ukuri amasanda abana baraho ayi wenda bakumbuye iyi bambwirije ko nzabasura mubwire ngo Clementine ntabwo akiri wa wundi mubwire ngo imana yo mu ijuru hari icyo yakoze yarahageze ni ukuri yarahageze kandi nawe iraje hageze ni ukuri pe cyane rwose natabwira abana ngo Clementine ntiyapfuye oya ndahumeka kandi aracyashima Sandra nawe ageze ahangaha ego Sandra ntabwo yakwemera njyewe iyi Sandra shabu yabaye impumyi yesu wa imana ishimwe pe n'abandi barakuze kutabyara undi se aho ndifashe urifata nkandi aho ndifashe abana ubuzima bworoshye ubuzima burakakaye usibye guhagarara ku mana yacu ukayinambaho ntabwo byoroshye basi abo yaduhaye ikomeze ibaturinzire ariko turayishimye mu byo yakoze byose n'ibyo igikora okay ibuka gukora subscribe rero iyi ni Imfura TV mama Sandra mperukana nawe nagusuye mu rugo ndazasanga Clementine arahari sibyo yaje kugusaba tujya no gusenga yewe ndakubeshye kirabona Clementine yaje gusaba ibiyo mu rugo iwawe yaraje kumbwira ngo dufatanye gusenga nubwo yaraje umva hari ngenda biza muzi ko nayimbana n'abakozi b'Imana kenshi cyane hajye umukozi w'Imana azaje kugusura ariko mu by'ukuri yabuze uko agira mu rugo yabuze uko agira njyewe niyo shusho nabonagamo Clementine mujya mubagirira neza niba bihari umuharye umugire ko bimva icyo ngicyo ubwo mwamaze kukimenya Imana ishimwe nari nyibikubwira rero turi mu rugo iwawe nagusuye uzi ko Clementine twamugize ikiganiro kiharenge nawe mu gihe tukamuganiraho uyu munsi rero wamamagaye uravuga ati peace ngwino tujyane kwa Clementine iwe mu rugo ubundi wari usanzwe uhazi naramusuyeho gakeya ndavuga ntabwo ngomba kubyihererana nawe uzazi rero ukimara kuvuga ngo nze nahise mvuga reka nzane kamera sibyo nanabinyuze noneho ku Imfura TV sibyo tugaragaze gukomera kw'Imana ndetse no kugira neza kwayo Imana tugomba kuyivuga tukayivuga tukayibwira abantu bose bakiri muri cya cyiciro cyacu barahari ariko ngenda cyari mu rujijo ahantu saho mwatiye oya tukabyitira Imana se ntabwo twabyitira Imana ibi ni imirimo y'Imana n'imbaraga zayo cyane rwose kandi igihe cyayo kigeze irasohoza kandi igakora ibigaragara Clementine uzi gusenga reka mbaye ko mbivuga ibi byose ndeba n'amasengesho cyane rwose nyagasani biva mu gusenga no Imana isezeranya komeza ariko ririmba komeza aho umuntu yabonye nta nzira wow amen ibi ni ibyishimo nanjye byandenze nuko nta mugabo urira nanjye burari kurira atemba mu nda agwa mu nda ko nta ufite nini ariko hari abagabo batemba dahanze
mana we hari igihe birenga agasohoka agasohoka nibyo none se amakuru y'iminsi ubundi Clementine amakuru ni meza cyane cyagendaga turashima Imana umutwara ariko ari hehe umutware nta duherukana utubwira ngo ntabwo ajya akunda social media cyane ntabwo azikunda ariko nubwo atazikunda ntabwo ajya mbuza kuba nazigaragaramo ni ukuri Imana ijya imuha umugisha ni gakeya hari igihe umuntu aba afite umutware akanga kujya muri social media akabangamira n'umudamu akanga ko nawe azigaragaramo ariko ni ukuri abacu Imana yarababatuye yarababatuye cyane byari bimeze neza iyi sako bimeze neza pe kwa Masandara nahanyuze ankubita icyakora kimeze neza sibyo Masandara aragabura kwa Masandara ndakubwiye ngo icyo wahabure ntacyo hari none se kere buriya urugo ingo z'abakire inshuro nyinshi zigenzemo bampa amazi ndazitinya rero twebwe Imana yamenyemo n'amazi yasakure yabona wasaka n'amata tukayaguha ni ukuri pe aho ugejeje ikora turayishimiye n'agatunguru na mayoneze n'ikira kasarade kahibaza kandi kwa Masandara rero nawe nimba ari uko yavuye kure ugerayo akagukubita imvange karya ukuzuza ndabona salade ariko nukuvuga ngo nayo mvange umutima nawe yiguhanye karenzaho nyine rero rwose ntarakubeshye salade ntago nayemera kubera iki shaka kurya ngahaga ibyo by'abakire umva ni ukubera mu cyagiciro umuntu abakirimo none se kere mu by'ukuri mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu ubundi Imana yo wayishimye n'ubu tukubwiye ngo uvuge ariko mvugira Imana ariko nanone Imana yo sinjye mbona uko nyivuga ibazwe so nari nkubajije ngo muri rusange ni nk'umuntu wagiriwe neza ugahabwa umugisha kandi biturutse mu gusenga iki kintu wabwira abakozi Imana basenga cyangwa se muri rusange ubwoko bwayo cyangwa se ba bantu baciritse cyangwa se bakiri mu buzima bukakaye muri Bibiliya niho batubwira ngo ibyo kurya bikakaye n'amazi y'agahimano abantu bakiri muri iyo karite cyangwa muri ibyo bihe niki kintu wababwira kurikije nawe kugira neza kw'Imana urakoze nkurikije kugira neza kw'Imana nababwira ngo bayinambeho bayikomezeho cyane kuko Imana ubundi Bibiliya iratubwira ngo mukore ibyanjye nanjye nzita ku byanyu ntabwo nibuka umurongo ahantu uri ariko biri muri Bibiliya nababwira ngo bayikomereho kuko Imana yacu ntabwo ijya ivuga ibintu ngo yisubireho ni ukuri Masandara irasezeranye igasohoza nababwira ngo mu buzima buciriritse barimo mu mbaraga nkeya bafite zo kuba bakubaka umubiri Imana irabafite kandi irabafite pe kandi ni ukuri Imana iyo iri hafi iyo ikuba hafi birenze hari abantu rero bananiwe kurambya binanirwa bakomere binanirwa bakomeze binanirwa bayifate ni ukuri bayifate bayikomeze nayo irabahetse kandi ibyo mbabwiye bifitiye ubuhamya ariko kere ibyo kurya bikakaye n'amazi y'agahimano wabimazeho igihe kingana gute ni nk'imyaka ingaho ugereranije nziko ari myinshi wowe rero ushaka kundibutsa ahahise kandi iyo mpibutse ni ukuri kubera ubu uko kwibuka bigutera kugira gute gushima jya wibuka bigutera no gufasha abandi hari iminsi yigeze kugera kera byari bingoye ariko nawe ngiye gutanga ubuhamya abantu bakurikirana Imvura TV tubafitiye byinshi hari ubuhamya hari ibiganiro byiza hari kubabwira ukuntu Imana itabara yo kabyara ni ukuri kandi ba bantu bakiri hasi ndabakomeje pe ndababwiye ngo mwunambe ku Mana yo yonyine niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwanyu niyo ibarindiye umubiri n'ubugingo niyo ibubakiye ababaye bubatse kandi nawe utubatse ntabwo yakuretse iragufasha nta nubwo izakurekura Masandara azi amakuru yawe sibyo mu by'ukuri Mama Sandra reka ndeke kukibaza Clementine azabitubwira wenda mu buhamya bwe ni nk'iki kintu uzi kuri Clementine yahuye nacyo gikomeye cyane no mu buzima bwe cyamubangamiye wabuze nk'inshuti ye cyatumye uheraho cyagihe wishima ukanezerwa bati Imana yarakoze buriya mu buzima hari ikintu ubona ku muntu w'umubyeyi ukabona kirenze ukwemera ikintu cya mbere ku mubyeyi kibabaje kandi kirenze ni kwambara ubusa buriya icyo ngicyo iyo nkigezeho kubona umuntu w'umubyeyi nta gitenge agira sibyo nicyo kintu kinusha kwambara ubusa k'umubyeyi wabyaye ufite umwana ariko ukabona ntacyo kwambara afite icyo kintu
none ubu ngubu barambaye kabisa mpita numva iyo nkigeze bushagarira bunyishe oya none yambaye neza cyane wagira ngo ni umwana w'umunyeshuri muto yambaye nka ya kipe niyo kipe yambara ntabwo nyamamarisha iyo tuyireke kandi ari mu rugo Imana idutanga imyenda savuga ni akambara ijipo akambara agapira agatega yanashyize ubusa muri irya minsi ariko Imana iyo yahageze wambara imyenda ya 500 ukaberwa nibyo tudushumi Imana yahageze ariko ni nk'umunsi nanjye yanga bagije imisonga urabivuze nibuka ya ndirimbo nakoze bango wambara agashati ka 500 akagezaho 10 suka gatera ipasi bamara kugafunga aho nikira nyiri umuhanzi reka ndeka kubivugaho cyane ahubwo mu by'ukuri ndakubaza akabazo k'amatsiko kwambaye gutyo uri mu rugo iyo utari mu rugo wambaye gute wasohotse zifata iyo foto Fatio rwose ni Imana amagubwira amasandara ikaro ni ikaro umva Imana yarahageze Imana yarahageze pe Imana nyagasani kandi dusenga namwe musenga Imana ihageze n'abakurikirana Imvura TV musenga Imana ihageze mbabariro mbize kuri ihageze irahagera amakara kaza amarida kaza intebe zikaza furade bibura rimwe yahageze Yesu we shirara hejuru kamera barebe ukuntu Imana yahageze nyagasani we umva Imana yarahageze kabisa ariko mama Sanda hari ikintu nabonye kidasanzwe uzi kubona Kereri tuzi kera cyane sibyo tugi wiwe nabibonye aho se bura mbivugera urugo rwa Kereri iyo ruza kuba urugo rw'umupagani wari ruri amabawusi n'ubundi ariho y'Imana nabonye ukuntu uzamu yadukinguriye abibonye nukuri pe n'ubundi ariho nuko utayabonye ariho Amasanda yego ibintu n'amateka n'ubamya burebure rero mbere kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu nire jambo rigufasha wasangiza n'abakunzi b'Imvura TV none ufite Bibiliya sibyo kigaragara cyo wabyiteguye nire jambo rigufasha ushingiye ku buhamya bwa Clementine cyangwa se no ku buhamya bw'abandi bantu ubona muri rusange nire jambo rigufasha riri muri Bible ijambo rero rimfasha riri muri Zaburi 115 umurongo wa 3 wonyine riravuga ngo ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose ntabwo ndi burenze iryo n'iryo muri bya bihe byose wanyuzemo kwa kundi wagenze ubuhamya bwawe bwose waciyemo ibyo warwanye nabyo byose ariko Imana yari izi ikizakora ijambo rivuga ngo Imana izi ikizakora ni ibi rero yakoze kandi ngo yakoze ibyo yashatse byose yego n'iryo jambo murakoze cyane twitegiye kumufasha murakoze cyane rero shuti bakunzi ba Imvura TV turakunda cyane umunsi ko wandi mwese mutarakora subscribe ndabakangura kugira ngo mukore subscribe n'ukuri niyo nkunganye ikomeye cyane twifuza cyane handi niko mwadukorera ngero nitwa Peace iyi ni Imvura TV nayo ndi kumwe na Clementine ndi kumwe na Shatari mama Sandara aba mama basa neza cyane aha twari turi ni kwa Clementine Imana ihindura amateka nawe yaguhindurira n'ukuri ntukihebe kandi Imana ikomeze yagura intambwe zawe umunsi ko wandi turabakunda cyane rero shalom shalom Imana ikomeze kubara namwe Clementine tujyane muri hoteli turajyayo kabisa